tuzamutora twongere tumutore Kagame Paul. Ariko mana we nubwo ndi umukene nzamutora ku gipfunsi nje ari ibyanjye. Ubu ngubu biraza kuvamo buriya wenda bizagegeye kundi ariko Imana se ko ari igitanga tudasakuza ngo mucanga ngo niki ngo twawumaze reka bavuga ngo nguki ngo nguki ngo nguki ngo nguki cyane bizambuza kumutora amara byo karame mu mwizamago. Sakoro ibitekerezo byabaye byinshi noneho mana yanjye ndabigenza gutera aho ngaho nibigiye kugorana ngabaranasara ngagora abaturanyi koko ko neba no kugira indera byagorana munarake akabaje no mufuka koko ni ibibazo kabisa kajya mu nzu. Ya. Ariko se na nuko ndikugisha abantu. Byagoranye rwose. Ubaye iki se umugabo mwiza? Kuva wabaho warumva umugabo utayandije cyane umufuka ko? None se cyambere se uko mukunda? Hari amafaranga asa nagukundiye. Iyo nakunze wowe ntabwo nakunze amafaranga. Imana nibishaka azongeraze. Buriya rero. Kuyatunge. Ubukene ngo saze ukuntu wenda abanyarwanda bivuga ariko ubukene ni bubi pe ubwo maze kuba ubukene ni bubi cyane ni indwara ahubwo basigaye babona kanseri mu mufuka ariko ihangane indera turasenga Imana ntabwo yatuma tujyayo ndore naho se none ko mbona wambaye kamambiri zanjye byagenze ndebera nawe iyi pantalo se wayikuye ndavuye kuyitira wayitiye ndetse kandi ndebe wa mutanya waje harayirya ngo ati se wanije agapantalo urangahindura ngoko ngewe noneho yo revite yacitse no mu kibuno uzahora umutira ntazaze ejo umukanya ntabaje akayigukuramo nibura baso waza agasanga niba nambaye neza yavuga ati se kagapira koko gasa nabi nta kuntu waza kukamfurira nkakambara ko ahubwo nari maze kukamesa dore nkanitse inyuma y'urugo kugira ngo kumuke ubone uko ukambara yego naho ubundi ntumubeshye byagoranye rwose hangana ariko nyifite ibyiringiro ko Imana igomba kutugirira neza n'undi ntacyo n'abandi batanze ibagirira neza kandi ngo Imana ivura ababi n'abeza ubwo rero reka dutegereze Imana injira mu nzu n'undi ndabona wari winjiye mu nzu ndabona byagoranye sibyo mwana mukinya ku bantu ubundi mamwibaza ubwo nta bakobwa bakwanzirika ngiye nigeye cyanda wowe muza mukina hejuru y'abantu ngo baza bakina ku bantu umuntu bifite ibibazo ubundi wabagira ngo umuntu abigenze Monsieur amakuru ya katuvuga bameze bite amakuru sore bite kugenda wivugisha umugabo we ubishigishara rwisomye byagenze bite se muhungu nakundanye n'umukobwa maze gukundana nyine babizi by'abasore b'iki gihe natwe imyaka yanyu ngaho mbwira papa yaramufuhiraga aramubwira ati nunziya mu rugo rwanjye ufite inda nzakwica umukobwa yashyizeho kunkatira avuga ati se ubu nabigenze koko none se urumva icyo ngicyo cyatuma ushobora kugenda wataye umurongo ugenda wivugisha mu nzira muhungu ko mbona uri umuhungu mukuru shamuze cyanyobeye nawe nabuze amahitamo umva rero nkubwire wasanga uwo musaza bitewe n'uko wagiye mu rugo rwe n'uko waje
wasanga yarabwiye umukobwa we ko adashaka imikwene imuzanira mu rugo. Subira inyuma ubanze wiga ukuntu uzagenda, sibyo? Nawe ni umuhungu mukuru, umukobwa iyo akwanze usubira inyuma ukabitekerezaho, n'ubundi bemera babanje kwanga. Akuzi ko ari byo. Subira inyuma rwose, reka kugenda ibintu wivugisha, kandi nugerayo akakwemerera uramenye ntuzakora ikosa ryo kumwita shenge cyane, kuko umwita shenge ejo mugashengura inkingi sha. Akuzi ko ari byo. Uri kumva? Gerageza abanza akwemere, ariko nanakwemera ntuzamwite shenge. abantu bashobora kuza bakaturagura twibera muri gahunda. Rega umuntu aba akeneye no kuruhuka mu mutwe, izi gahunda ziruhura mu mutwe. Wagira ubukene ukagera no kubaho ngaho wigunze, se nta kintu na kimwe. Buriya na biriya biboro bigira ukuntu biruhura umuntu mu mutwe. Abantu baba bagomba kwisayidira bakiruhukira mu mutwe, kuko n'ubundi gukena se katari ingeso. Buriya gukena nta n'umuntu wabisekunda, ariko Imana yaremye ibintu byiza, ibiha abakire n'abakene kugira ngo bose bagerweho. Iyi Mana wa Mana urashimwe, urakarama n'ukuri. Tujye dusenga buri gihe uko tugiye kuryama, dusenge. Hari umukire wabuze amahoro, utaryamye udasinziriye, utarya atabuze ibiryo, ariko twe twifitiye amahoro. Nk'uyu muyenzi wacu turatuje. Ubukene rega ntabwo gutunga byinshi ariko kugira amahoro. Ubundi wakubona yabona yuko dukene bwahese shano, babona turababona ni umukire kandi arimo kuryama yanyoye amazi. Babazanga ariko se muri abo mugabo wawe ngo nk'ibiki? Ni ukubera Imana. Baba bari kudukira ku byuma, ntukajye mu magambo avuga. Ntabwo wamenya ibyawe jya ubareka, nanjye ndabihorera. Umuntu asekana ngaraseka ngakajunditse ngo yatumura azunditse amazi. Niko bameze nanjye uwo mugani njya mwumva bakuru. Shino se gahunda ufite ni iheze? Ubona afite ni iheze ko mu kanya ngiye kujya inyuma hari nkajya kureba wa muturanyi ko yorohewe, ko ejo navuyeyo mbona ameze nabi. Se noneho ko ndeba ngiye byago, nyamara amaherezo ndajya mu mujyi. Oya nubona akazi nta kibazo, kuko se wajya mu mujyi utarabona akazi bigatanga iki? Ahubwo se abana ni amakuru yawe? Abana ngo bameze neza, bamwe ngo bazaza muri vakanse. None ko bahakanye ko batazagaruka no kwiga hano, yarasengeye ko nawe yabagumanye. Bone se ubukina buzamo kumara iki? Niba bitsimbye n'ubundi turebe nimba reka utegereze vakanse nyine azazana n'abaza dusure, nabo badusure. Nuko abana ko ari ab'umuryango se ko atari ab'umuntu umwe. Ariko reka nkubwire, uyu munsi wa none dore hagiye kuba amatora ku itariki 15. Ari amatora navamo. Amatora? Buriya muzehe afite impano ajya agenera ababyeyi kugira ngo biteze imbere. Ariko natwe iyo mpano izatugeraho se? Abagabo se? Izi ziraba ababyeyi bawe biteze imbere, urabizi ko iki gihugu cyacu gifite ababyeyi b'indushyi benshi batawe n'abagabo, abo bateye inda batarageza imyaka. Ariko icyo nzi cyo nuko ziriya koperative nanjye ngomba kuzisangamo. Ziriya mpano ni z'abagore? Ziriya ni impano z'ababyeyi. Dore perezida yaduhaye ijambo, ariko ni umubyeyi mwiza arakarama, yaduhaye amashuri, aduha amavuriro, imihanda myiza. Reka ubwo se wamunganyiza? Ntacyo wamunganya rwose. Yewe numva nkubwire, nzamutora n'inshaka, mva nzamutora inshuro 100 ku rupapuro rumwe. Oya ni ugutora ku gipfunsi. Urumva hari ikindi wakora? Nta kimwe. Ubwo se wayoba se? Ntabwo araducutsa. Nta nikosa wanakora. Ubwo se hari undi umubyeyi udacutsa umwana n'umwe ntaducutsa, aho aduhoza ku ibere. Ubwo rero natwe tugomba guhora tumwoza ibirenge, tukamuvomera amazi. Kumutora ni imbere cyane, ni imbere cyane. Ubwo rero nta bindi, ingoma inkoko niyo ngoma cyane rwose.
semana koko nuko yakibambaza bino koko. ko se wambwiye ngo baratora ariko harya arega n'ubukene bwibagiza ibintu byinshi se batora gute bamwe ngo ni ku gipfunsi bagira gute sobanurira kandi koko ndabyibutse uzi ko twatoye rimwe kuva ku Uganda batoye mu Rwanda rimwe ubwo rero uyu munsi wa none igipfunsi kiba kimeze gutya bashyiraho igikumwe gutya gutya muri wa muti bagureza ugahita ushyira kuri rya zina rya muti ugakanda gutya cyane nakabuta ukozaho gusa n'umuti ukaramo ugahita ugira gutya ugakanda biravuga se ntago bivuga kandi baguhana kashe yuko watowe umusaza ku gipfunsi yede nakimenye mu mujyi cyane dore ko bagira ivangura ngo rwagabira umuzaba natoye byo kuvuga ngo bene wabo iki nibiki ubu ngubu ninora ndambaye mwene ki mwene gihugu sukuma ubwo rero nzajya nanjye nagenda ndomeke igipfunsi gishumangire kinjire ku buryo zahita mu mujyi cyane njya gushaka akazi k'ikiyede nta kundi u Rwanda rwacu ni amahoro nzagaruka ndi boss none ubu si ugenda mu muhanda wavangura umukire n'umukenera nzagaruka ndi boss urumva ndi kugenda gutya ku buryo abantu bazajya bavuga ati bana papa rubyogo none afite amafaranga nzagaruka none nta n'umuntu uzabyegereza gutya cyane nabe ngakana buryo nzajya n'umuntu gira gutya nta kundi ahubwo rero haguruka tujyane kuri amuvandimwe inyuma turebe uko yaramutse hanyuma turebe ko nazabasha kujya gutora nk'abandi ahubwo se twagiye kureba nimba harimo akagori ukaza nibura tukarera utugori two guteka kujya hari tugende tubanze tujye mu mutora nimba harimo utugori tugomba kujya kurana n'uriya muturanyi twazajyayo nesha ariko icyambere ni agafuka wazana reka tubanze turebe ko byeze turebe niba ko byeze kagende ariko ibyo nkubwiye ubitekerezeho Urabitekerezaho pe. sawa Uriya musaza inama ngiriye niyo muze tuzamutora twongere tumutore Kagame Paul ariko mana we nubwo ndi umukene nzamutora ku gipfunsi nje gutya ariko buriya rero nubwo bavuga ngo nguki cyane bizambuza kumutora amara byo wagese kandi ko ndebona kubuza sohotse ndimo kuvuga ngo tuzamutora Paul Kagame twongere tumutore iteka niteka singo cyane kora hano rero kugenda mu gitondo kare tuzajyana ngewe nge nawe amatariki wazirikane wa mupira wanjye nukuzawufura nzawutera n'ipasi nzayitira harahijya tuzajya gutira tuzajya gutira ipasi utera ipasi neza ugora tujyana twifasha gutya none tutadushira hehe dushyira ku gipfunsi hehe ku gipfunsi voilà none se ubundi ko mbona ubyutse ubyina aya masaha 8 buriya rero wabaye iki buriya rero tumaze igihe tutanarya kankubwire iyo bavuze ngo amatora yo gutora perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame urumva mitamaga ntiwumva se numva ibyishimo umubiri wanjye wose ikintu mukundira uhorana morale mana nyagasani rero kambe nzamutse gato ndebe hano mu murima ndebe uko bimeze urumva genda urebe nanjye kambe nicaye ahangaha mbe numva kano gacucu ndabona izuba ryakaze wanasiri na Yesu wanifanya umuntu yahita kirya rwose ndumva karimo rwose ni ku mubare ni ukuvuga ngo hari ubyogo 2 nanjye 2 kugira ngo bidashira vuba umuntu akazabura ibindi azaza ndagica mu kanya kise kandi noneho ndabona kitari kirimo ni keze buriya
n'aka ndagaca mu kanya. Ayayayayayayaya. Kanya n'aka ngaka ndagasangira n'umukunzi wanjye n'ubundi. Cyambere ga n'urukundo n'ubundi hari urukundo byose birashoboka. Ese mama rubyo? Se kwanditse noneho amashuka abana baragiye niwe ko bana binyayeho. Reka se. Sinzi ukuntu ubuye matora mbonera tose. Abana reka mbe byanditse n'ubundi batazasanga bigiko. Okay. Ubukonje bwo muri izi nzu rero nawe urabuze. Birazanye akagore nimbura kotsa nimbura agateka. Kaza ni mu kanya turakotsa tukaki. Ko turarenzaho amazi. Cyane. Igikombe kimwe tukakirenza kwaka kagori tureta duhaga u Rwanda rwacu rufite amahoro cyane. Uraryama ugasinzira. Iyo hari amahoro. Bari muri Kongo ngo bahora barasana ngo bahora bagira gute. Reka da. Ubu waryo utanarya icyambere ni amahoro. Ubundi amahoro niyo ya mbere. Cyane. Ibindi byose biza hehe? Biza nyuma. Karogori nukotsa. Ukarenza igikombe cy'amazi. Nanjye mwarenza igikombe cy'amazi. Fine. Cyane rwose. Biraba bisa neza, turamera neza, buri bintu bigende barabara. Cyane. Gira gutya. Akira. Cyambere ni urukundo shiri wanjye. Cyane. Saka ngiye mu nzu gatoya. Ugiye mu ngane gufata akayaga hano mu kanya ndagusha. Ubu rero wakigore. Ndaje nkotse usangire n'umugabo wanjye dore nukuri nyashya yaba bajya avuga ngo agato na kanini bazakagabana. Ubwo rero ikiruta byose ni urukundo. Uyu munsi rero wa none wa Mana icyo nkushimira nuko umugabo wanjye tugikundanye n'ukuri uzadukomereze muri ubu buzima. Ubu rero Mana hengaze mpaguruke kanya ndabonye kurana ko biri tumunze hose ubundi aze tukagiye duce twigendera tujye gusura abavandimwe turebe uko Kuna msister uchi yako ni sawa. We sister. cyane Umbonse ukata mu mihanda aho. yaramenye Okay, na yitu zabuze ubutaha sibyo se. cyane arima Ariko urikiza. merci Se mukobwa. Ako niko kazi wabonye aha ngaha mu rugo kuko ntawe ubuze ikindi kintu wakora ku buryo uri muri ibyo ngibyo hano mu rugo. Sepa, nzi ko uzanye ibirayi ngo twitekere ifiriti none nawe uzanye ibisheke. Ibirayi se akawunga ko wakabonye. Ko se wagahashye. Ndimo nditunganya ngo nigire mu mujyi nawe akazana ibintu by'ibisheke gusa. Sepa, papa Urambaza Samfa, ahubwo ugira ngo ureka makiyaje kanshiranye. Tubona nari umukobwa mwiza nk'abandi. mukobwa ngo urashaka iki? Ka makiyaje. Ewe kurerera muri uyu mujyi ko hari ikibazo gikaze. Sepa, ninjya mu mujyi ntabwo ndi bugende nsa neza nk'abandi bantu. Ubu ngubu hejuru y'ibibazo by'amafaranga dufite muri uru rugo numva makiyaje zawe arizo dukeneye aha ngaha muri uru rugo ubu ngubu. Saba abasore bazambona gute kana kisize. None se ubu nuko musigaye mubigenza? Sepa, Musigaye mujya kwirebera abasore aho kugira bo baze babarebe. Irega imico yari iya kera. Ariko noneho sinzi iyi si kuntu turaza kuyirereramo rwose. Oya. Sepa wajya ugira impuhwe. Yawa.
nyine njye kwirarira muri amuvumo nta kundi yaba ariho bwirira. Reka bwire niyicaremo n'amuvumo ariho bwirira. umwarimu bari hehe ntabyo nzi. ariko se hari ikintu kinyobe wowe nta kintu wamaze hano mu rugo na nyoko ntawe mbona hano none se ubu uragira ngo ibyo mbaze ngeze ahangaha ngo ibirayi ngo ibiki ubu imigambi mfite ari wowe njya nyibwira mbere yuko mbona mama wawe nzi ko ariho nkibyuka ntabwo nzi aho yagiye. Ese uragira ngo ariho ngurira ya makiyaje? ese muragira ngo uru rugo mbafate gute ko nabasize aha ubu ikintu mwambwira mwakoze hano iki bwagira ninjira Njira papa bubu nabo batumva n'ibibazo by'abana babo.